Imana, urashoboye, urahambaye, urera, urakiranuka. Uri Imana nyamana, wambaye icyubahiro kandi urakomeye. Ibihe byose amashimwe n'icyubahiro ni ibyawe. Abacunguje amaraso yawe Mwami, duciye bugufi imbere yawe, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye amashimwe. Turimo turavuga kugira neza kwawe, turavuga gukomera kwawe, turavuga imirimo itangaje wakoze, turavuga kurinda kwawe, turavuga imbabazi zawe. Mwami Imana, tugiye kuvuga ibyawe bwakwira bugacya, ntawabirondora. Himbazwa n'ibihe byose, habwa icyubahiro kuri Imana yumva kandi uri Imana ireba. Turagushimiye kuri uyu munsi mwiza, kuba twemereye Mwami Imana kuboneka imbere yawe. Turimo tuganira ijambo ryawe, komeza rero kutugira neza nk'Imana yacu. Umwuka wera akomeze kutwigisha ndetse akomeze no kudusobanurira byinshi kurushaho. Urakoze, urakarama kuri Imana igira neza. Tukwakira hagati muri twe rero twirukaniye kuri imbaraga z'umwijima zose. Turaheza imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abapfumu, imyuka y'abacwezi, imyuka y'abarundi turayirukanira kure mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami Imana, turahamagara kugirirwa neza nawe. Turakwinjiza kugira ngo uganze hagati muri twe, icyubahiro kibi cyawe n'amashimwe no gukomera mu izina rya Yesu. Amen. Bwoko bw'Imana, Imana yo mwijuru umugisha, ndabaramukije mu izina rya Yesu aho muri hose. Abadukurikiye, amahoro y'Imana bane namwe. Kandi tubifuriza kurindwa n'Imana no gukomeza kubana n'Imana neza mu bihe nk'ibi ngibi. Imana ya Isirayeli ikomeze ibabere Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana yacu ni Imana yumva kandi ni Imana ireba. Imana dusenga, Imana dukorera, Imana tuvuga, Imana turamya, Imana duhimbaza, Imana twakurikiye ni Imana yumva kandi ni Imana ireba. Ni Imana yumva kandi ni Imana ireba. Imana ikumve wowe nkurikiye kandi Imana ikureba n'amaso y'imbabazi mu izina rya Yesu. Reka dusome ibyanditswe byera, Itangiriro 16, igice cya 16 nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Umutwe w'amagambo baravuga ngo Aburahamu acyura Hagari, nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Sarayi umugore w'Aburahamu ntibari barabyaranye kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyemye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye Ishoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'Ikanani. Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi, umuja we amushyingira Aburahamu umugabo we, aryamana nawe. Hagari asama inda, abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda biramusuzuguza. Uwiteka bari we uducira urubanza wowe nanjye. Aburahamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe, mwitegekere umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati, Hagari umuja wa Sarayi, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Azatura imbere ya bene se. 13. Ahimba Uwiteka wavuganaga nawe izina ati, uri Imana ireba. Ati, mbese indeba nayiboneye na hano. Nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahiyirayi, riri hagati y'Ikadeshi n'i Beredi. Aburahamu abyara na Hagari umuhungu. Aburahamu yita umuhungu we, umuhungu wa Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburahamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishimayeli. Amina. Tugiye kuganira kuri ijambo rivuga ngo Imana yacu ni Imana yumva kandi ni Imana ireba. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha dusomye tuhasanze iyi nkuru y'umugabo
witwa Abraham turamuzi twese, sekuruza w'abizera. Imana yaramuhamagaye, Imana imuha amasezerano, imubwira yuko izabana nawe, izagendana nawe, azagwira, izamwororotsa akagwira, ndetse urubyaro rwe ntirubarike. Imana mu gice cya 12 Imana imuha urugero, imwereka inyenyeri zo mu kirere, amubwira ngo azibare, ntiyazishobora. Amubwira urugero ku rubyaro rwe ko ruzaba rwinshi nk'inyenyeri, umusenyi wo mu nyanja. Ariko uko Imana yimubwiye, ntabwo yimubwiye umunsi ngo bucye mu gitondo bibe. Byafashe igihe, ndetse bigeze ku gice cyaho cya 15 nanone cy'itangiriro, Imana iza kongera igaruka kwibutsa Abraham isezerano. Abraham amubwira ngo ibyo ngibyo umbwira bizagenda bite. Ku gice cyaho cya 15 yaravuze ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Abraham mwiyerekwa riti, Abraham witinya, ningenga bigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Abraham aramusubiza ati, mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Ati dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukigi rwawe niwe uzabiragwa. Nuvuga ngo n'ubundi nubwo Imana yari yamuhaye isezerano, ariko ryari ritari ryuzura. No mu gice cya 15 ubona ko Abraham yari atangiye wera amaze kumva ko kubyara bishobora kutazabaho, atangiye gutekereza no kuraga imitungo yari afite n'uzayisigarana. Ko yari amaze kubona ko uwari afite mu rugo we, wari umugaragu we, ari uzasigarana imitungo ye. Imana amubwira ngo ntabwo ari uzayisigarana, ngo ahubwo uzakomoka muri wowe ni uzayisigarana. Yesu nashimwe cyane. Bigeze nanone ku gice cya 16 umwana Imana, urubyaro Imana yasezeranyije Abraham yari atari yarubona. Ku gice cya 16 umugore we Sara aramubwira ati, ariko ugiye ufite igitekerezo. Urabona Imana mu by'ukuri ibintu yadusezeranyije ntabwo byabaye. Imana yadusezeranyije urubyaro, ariko ntabwo yaruduhaye. Imana yanyimye umwana, Imana yanze yuko mbyara. None hari inama ngiye mfite nshaka kuguha. Hano mu rugo dufitemo umwana w'umukobwa tubana hano w'umukozi. Jewe ndemera kumugushyingira, hanyuma ubyara uzabyane nawe, tuzabona umwana nibura hano mu rugo wacu. Yesu nashimwe cyane. Abraham nawe arabyemera kuko bimbaga nta kundi kuntebuze kubigenza. Amaze kubyemera, Abraham aryamana n'uwo mushakazi we witwaga Hagari. Anangije biravuga ngo Hagari arasama, amaze kugira inda ngo imusuzuguza nyirabuja. Reka turebere hamwe ahangaha, ndagira ngo tuganire, tugerageze dusesengure ijambo ry'Imana tubyumve neza. Bwa mbere Imana yahaye Abraham amasezerano ko azabyara, ndetse irongerera bisubiramo kugeza nubwo Abraham yabwiye Imana, arabwira ngo jewe nta rubyaro wampaye. Ubwo nta rubyaro wampaye rero, reka wimbwira ngo uringa binkingira, ngo uzangorora ingororano ikomeye gute kandi utarampaye umwana. Dore n'umugaragu wanyu uri hano mu rugo ni uzazungura urugo rwanjye. Imana amubwira ngo ntabwo ari we, ahubwo uzakomoka muri wowe ni uzaruzungura. Ku gice cya 16 n'ubundi umwana yari atari yazi. Umugore wa Abraham Sara aramubwira ati, hari inama nungutse. Waretse ugafata uyu mujakazi wanjye akaba ari we muryamana, ahari uko Imana yamubwiye arumije tukabona urubyaro. Abraham arabyemera. Amaze kubyemera, afata Hagari amugiza umugore. Ahangaha nagira ngo twumve neza, Hagari ahangaha habaye iki? Mbere birivuga yuko yari umujakazi w'umunyegiputakazi. Uyu nguyu Hagari iyo ukurikiranye inkomoko ye, hano Bibiliya irabisobanura neza ku gice cyaho cyane ku murongo waho wa mbere, ngo yari umunyegiputakazi. Mu gice cya 12 cy'itangiriro ku murongo wa 10 twasanga inkuru za Abraham uko yagiye muri Egiputa. Inzara yarateye, Kanani aragenda ajya muri Egiputa, ajya gushakisha imibereho, aribwe ajyana n'umugore we Sara n'ubundi bari batarabyara. Bagezeyo nibwo Abraham yabwiye Sara ngo atero tugeze mu gihugu cy'abandi hano mu banyamahanga, jewe mfite ubwoba kubera ubwiza bwawe bashobora kuzakubona bakifuza gutwara. Barangiza kuko nibamenya ko ndi umugabo wawe bazanyica kugira ngo bagutware. None nibaza kutubaza isano dufitanye, tuzavuge yuko uri mushiki wanjye, ko kuzavuga yuko uri umugore wanjye kugira ngo batazanyica. Babyemera naho bagezeyo ngo abene igihugu bamubonye baragenda babwira umwami wabo, baramubwira bati rero
hano haje umugore, ni umugore mwiza cyane, nta wundi muntu akwiye uretse w'umwami. Barangije baramushyira, babaza Aburahamu, uyu muntu mpfandikira ati mushiki wanjye. Umwami aramutwara. Amutwaye muri icyo gihe biyaba ngo bugorobye nijoro, ngo Imana irazisanga wa mwami, iramubwira ngo subizo uriya muntu umugore, kuko uwo mugore ni umugore w'umuhanuzi, nturyamane nawe kuko ni umugore w'umuhanuzi. Bukeye mu gitondo rero ahamagara Aburahamu ati kuki wambeshye, ukambeshya ko umuntu ari umugore wawe, ako ari mushiki wawe kandi ari umugore wawe. Ahangaha abantu abasesenguzi babiri baravuga ngo ese Aburahamu yarabeshye? 50% yarabeshye, 50% ntiyabeshye. Kubera iki? Sara yari mushiki wa Aburahamu, bahuje ariko badahuje nyine. Kubera ko icyo gihe abantu n'ubundi bari bakiri na bakeya, hari ibintu uyu munsi bizira ariko gihe bitari bizira, bisa nkaho byari byemewe mu muco ndetse no mu mategeko. Bivuga ngo rero yari mushiki we ariko kandi nanone yari umugore we. Arangije rero aramumuha aragenda, ndetse banavuga ko uyu mwana w'umukobwa uyu nguyu Hagari yakomokaga mu rugo rw'uyu mwami, ko umwami yamuhaye Aburahamu nk'impongano, aramutwara abana nawe. Nuvuga ngo rero niyo mpamvu birivuga ko yakomokaga muri Egiputa, yari umunyegiputakazi Hagari. Arangije igihe Sara yabwiye Aburahamu ngo fata umushakazi wanjye Hagari, ntabwo yamubwiye ngo mufate umugire umukozi, yaramubwiye ngo mutware muryamane. Mbere yari umukozi yakoraga mu rugo, noneho ubu ngubu ntabwo akiri umukozi wakoraga mu rugo, ahubwo yabaye umugore mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo mbere Hagari yari umushakazi mu rugo, yari umukozi. None nyirabuja ubwe atanze igitekerezo cy'uko agomba kuba umugore w'umugabo we. Ni ukuvuga ngo ntabwo akiri umukozi we, ahubwo yamaze kuba mukeba we. Yesu nashimwe cyane. Hagari nawe amaze kubona ko asamye inda, muri we azamo umwuka wo gusuzugura nyirabuja. Uwahoze ntabwo ahangaha akiri nyirabuja, ahubwo yabaye mukeba we, ni umugore mukuru, undi nawe ni umugore mutoya. Hano rero habayemo ikibazo gikomeye. Ikibazo cyabayemo ku ruhande rwa Sara, yagumije kwibaza ko Hagari akiri umukozi mu rugo kandi yaramaze kuba mukeba we, ari we wamushyingiye umugabo. Nanone nuvuga ngo igihe bari bafashe Hagari akamushyingira Aburahamu, byakabaye byiza ko ashaka undi mukozi ukora aho ngaho akabafasha akazi ko Hagari yakoraga, kubera ko Hagari atakiri umukozi ahubwo yabaye umugore mu rugo. Ahangaha nuvuga ngo asa nk'umuntu wamuhaye promotion, noneho yarangiza agashaka gukomeza amubarira kuri rwa rwego yari ariho. Abakwibaza ngo se amakosa hano Bibiliya kuko irasobanutse kandi irabivuga neza ko Hagari yasuzuguye Sara. Ariko se ubu Sara we ntiyari afitemo uruhare kugira ngo amusuzugure? Niba umuntu wamushyingiye, kuki ukomeza kumwita umukozi kandi wamushyingiye? Nanone Hagari nawe yakoze andi makosa yo kuvuga ngo niba mukeba wanjye mukuru, umugore mukuru wahoze ari mabuja, uyu munsi kubera ko ngewe ntwite kandi bakaba atarigeze abyara, agomba kunyubaha kubera ko noneho ngewe natwite. Ahangaha hazamo ziriya umwe afite superiority complex, undi akagira inferiority complex. Nuvuga ngo uyu nguyu yarumva ko amuruta, undi nawe akumva ko agomba kumuruta. Uyu nguyu wakabaye afite inferiority, nawe arimo arayizamura kugira ngo nawe yumve ko agize nawe yasuzugura umugore mukuru cyangwa se uwahoze ari nyirabuja. Aya makimbirane aje mu rugo, Aburahamu ananirwa kuyamaneginga. Nuvuga ngo arimo afite abagore babiri mu rugo, arimo ararwana, aregerageza kubajera, biramunanira. Bimaze kumunanira, niyo mpamvu Sara yaje akabwira Aburahamu, aramubwira ngo ibi ngibi bibabe kuri wowe. Kandi nyamara igihe cyo wazanye inama y'uko Hagari ahinduka umugore, si Aburahamu wabizanye, ahubwo ni umugore wabizanye. Yesu nashimwe cyane. Akenshi amakimbirane yo mu ngo abaho, akenshi buri gihe abaho, hari igihe aba hagati akomotse ku bakozi, hari igihe akomoka ku, hari igihe umukozi mu rugo aba yarabaye mukeba wa nyirabuja, nyirabuja ntamenye ko afite mukeba mu rugo, yakomeza kumwita umukozi, undi nawe kubera ko aza katekera umukozi yabaye mukeba, ugasanga barimo barateza amakimbirane mu rugo. Hari n'igihe nanone hariho n'ababimenye ku mugaragaro ko bisa nkaho umugore akihangana akavuga ati ntazakoma rutendere, ntazihisi kanyota. Umugabo yaramutaye, umugabo akamuta mu cyumba, akajya mu cyumba cy'umukozi, ariko kubera kwanga ko izina ryabo riseba, kwanga ko yumva ko asuzuguritse, akabicecekeraho. Yabicecekeraho rero niho hahandi haza y'amakimbirane yo mu ngo, ukazumva
hakaba n'igihe banatandukana ariko bazabona ikintu bapfuye ntibakivuge. Kubera iki? Hari igihe mu rugo habayemo abagore babiri, mu gihe umwe yitwaga umukozi undi akitwa umugore. So nuvuga ngo noneho ubu ngubu harimo abagore babiri mu rugo, amakimbirane yavutse. Bimaze kugera aho ngaho noneho Hagari aravuga okay, Aburahamu abwira Sara ati uriya muntu ni umukozi wawe. Kugeza ubu ngubu ibyo wambwiye, ibyo twavuganye, inama twakoze, twemanya ko agiye kuba umugore wanjye, ibyo reka tubireke. Kugeza ubu ngubu nubwo ari umugore ariko kandi ari mu maboko yawe. So wowe umutegeke umukore icyo ushaka. Icyo ushaka ari cyo umukora. Ngewe ngiye ku ruhande. Okay, Sara aravuga ati okay, icyo nari negereje nicyo ngicyo. Nagira ngo numve koko ko nawe ushobora kuba urimo kumva ko ntagifite agaciro hano mu rugo, ufite agaciro ari umwana w'umukobwa. None ubwo wemera yuko uru rugo rwanjye n'umugore mu rugo, nyemerera nkwereke. Biraba ngo atangira ngo kumutoteza. Atangiye kumutoteza umwana w'umukobwa ko nta kindi kintu yari afite cyo gukora, asohoka mu rugo aragenda. Bamukuye iwabo baramuzana bamubarangiye mu rugo, noneho bamwirukanye hano mu rugo aho bari aho yarari, afashe inzira aragiye wenyine. Ari mu nzira arimo agenda ngo ageze mu butayu n'umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi, umubabaro ukomoka ku nama atihaye. Wibuke ko uwazanye igitekerezo cy'uko umugore mu rugo ni Sara. Noneho uwazanye igitekerezo nanone niwe wongeye kandi aramwirukanye. Bamuzanye ari umukobwa, none bamwirukanye ari umugore utanafite n'umwana ngo agende aganira nawe. Ni ukuvuga ngo afite umwana mu nda aratwite ariko ntarimo avugana nawe. Nta n'undi muntu afite nibura asangira nawe umubabaro yari afite muri ako kanya. Izi nkuru za Hagayi zitwereka mu buzima bwacu bubaho bwa buri munsi, hari igihe umuntu wisanga ahantu ufite ikibazo, washaka uruhare rwawe muri cyo nturubone. Yesu nashimwe cyane. Washaka icyo wakoze, washaka uruhare rwawe kugira ngo ibi bintu birimo bikubaho bize ku buzima bwawe ntubibone. Wareba ugasanga inkomoko y'ibibazo ikomoka kuri kanaka. Nanone uwakabaye kurengera niwe ufatanyije n'abaguhemukira. Wowe kwibaza niki nakoze, niki kintu ndimo kuzira. Nta muntu n'umwe hari wo kukubwira impamvu cyangwa se icyo urimo kuzira. Wenyine ni hahandi umuntu agenda, ugasanga umuntu agenda mu nzira arimo yivugisha wenyine. Kweli mpemukiwe n'uwari umwanzi wanjye ntacyo byantwara, ko nabonye n'ubundi yagomba kumemukira. Wenda umwanzi ampemukiye, hagira inshuti mba hafi imbwira iti hangane, nakuvuga ko mfite undi muntu nibura undengera. None uwazanye igitekerezo cy'uko jyewe mba umugore ni nawe wongeye kandi kunyirukana mu rugo. Muri cya gihe nari umukozi ntacyo byari bintwaye. None mu gihe cy'uko yampinduye umugore w'umugabo we, nicyo gihe nanone kandi niwe wongera agaruka anyirukanye mu rugo. Ubu Sara aragira mu nkori. Ntabwo ari jyewe wishingiye Aburahamu. Nta nubwo ari jyewe wagiye kubwira Aburahamu ngo nanshaka. Nta nubwo ari Aburahamu waje kumbwira ngo mubere umugore. Ahubwo ni mabuja wabwiye umugabo ngo mbe umugore we. None kandi mabuja ibibaza igitekerezo nawe kandi wongeye anyirukanye mu rugo. Ndimo ndibaza Hagayi uyu nguyu, jyewe mbaye we simfite ikibazo. Mfite agahinda, mfite umubabaro, ntarimo kubona inkomoko yawo, uruhare rwanjye muri yo. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe nk'iki ngiki cy'umubabaro udafite umuntu wawusangiza, kandi ureba neza umubabaro wawe ukomokaho, ibyago byanjye, amakuba yanjye hari aho bikomoka ndahareba, ni kuri kanaka. Simfite undi muntu n'umwe wakabaye ndengera. Aburahamu wakandengeye arimo nawe bamushyizeho igitutu, bamushyizeho pressure yo kunyirukana mu rugo, nawe arabyemeye kugira ngo yikavaringe asigarane amahoro. Hari igihe umuntu yemera ko uwakakurengera atakurengera kugira ngo nawe arinde amahoro ye, arinde umutekano we. Nyamara nubwo abona yuko ndimo kurengana, yakabaye ndenganura, ariko kubera ko ashaka nawe kurinda umutekano we n'amahoro ye, ntabwo yemera kuzanwa ndenganure kugira ngo adahungabanya umutekano we. Ariko nibura nawe arabyemera ko nanjye ndimo kurengana. Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana, hari igihe umuntu agera hano hantu
umuntu akakurenganya mu buryo bugaragara, uwakakurengeye nawe ubwe kubera ko yanga ibyamubaho agaceceka, ndetse akaba n'igihe atanga uburenganzira ibyo bashaka gukora kugira ngo babigukore, ariko mu mutima we arabizi neza kurengana. Noneho ntacyo nakora kugira ngo nkurenganure, kuko nanjye ninjya kuvuga ngo ngiye kuza kwitambika muri dosiye yawe nanjye ndahaba. Byarangira umuntu akavuga ati okay, nta kundi, igendere amahoro, wowe genda mu mukore ibyo mushaka, niba mubona basuzugura okay, mumwirukane nta kibazo. Hari igihe umuyobozi yirukana umuntu cyangwa se umukoresha yirukana umukozi, ariko mu by'ukuri abona kuriya mukozi arimo kurengana. Bati ninjya kwijya muri dosiye y'umuntu, you never know, reka mureke yigendere, agende, nge ndabizi muri gihe yuko nta kibazo, ariko kubera ko hari izindi mbaraga ziri ku ruhande ntashobora kujya guhangana nazo, reka ndi n'umutekano wanjye mwihorera agende. Iyi niyo position cyangwa se n'uwo mwanya wa Abrahamu yari ahagazemo, kuko Abrahamu yari azi neza ko Sara yazanye proposal yo kumushyingira uyu mukobwa, n'igihe umukobwa kugira ngo yongere abe umukozi kandi abe n'umugore byari ibintu bigoranye, nawe ubwe na Hagari byari bimugoye kugira ngo abashe kubijera. Nari umukozi ndabyemera, none nabaye umugore wa boss, kandi nkeneye kongera kuba umukozi wa mabuja na boss, kandi ngende umugore wa ibintu ni ibintu bigoranye. Noneho Abrahamu arahagara avuga ati okay, nta kundi, wowe genda umugenzi uko ushaka. Ngo arangije aramwirukana. Amaze kumwirukana, igihe yari mu nzira yarimo agendana umubabaro mwinshi cyane mu mutima we. Nanone ariko hirya y'uwo mubabaro yari afite n'umwana mu nda. Nuvuga ngo afite umubabaro mu mutima, ariko kandi afite umwana mu nda. Yesu nashimwe cyane. Ubwoko bw'Imana, hari igihe ugendana umubabaro mu mutima, ariko kandi ukagendana, nuvuga ngo hamwe hari umubabaro ahandi hari umunezero, hamwe hari umubabaro ahandi hari umunezero. Umunezero ni iki? Ahangaha umunezero hagaye n'uwo umunezero wagaye wa mbere wari ukuvuga ngo ntacyo bitwaye, nubwo ndengana nta undenganura, ariko nibura mfite umwana mu nda. Yesu nashimwe cyane. Haba igihe urengana koko nta muntu wo kurenganura uhari, abantu bose barabireba, ariko nagira mbwire ngo komera kuko ufite umwana mu nda. Yesu nashimwe cyane. Wowe wikwita ku mubabaro ufite, wikwita ku karengane, wikwita ku kintu cyose urimo guhura nacyo, shimishwa nuko ufite umwana mu nda. Umwana mu nda ni iki? Ni amasezerano. Yesu nashimwe cyane. Umwana mu nda ni isezerano Imana yaguhaye. Umwana mu nda ni amasezerano Imana yaguhaye. Umwana mu nda ni iyerekwa Imana yaguhaye. Umwana mu nda ni ijwi ry'Imana wumvishije mu mutima wawe. Nubwo hari ijwi ryavuye kwa Sara ryanyirukanye mu rugo, ariko kandi mfite amasezerano yanjye ngendana nayo. Iki ni igihe cy'umubabaro umuntu agira w'ubuzima, ukagendana amasezerano, ariko buriya amasezerano atari yasohora asa nkaho atanahari. Yesu nashimwe cyane. Rero ngo niba hari ikintu kiryana mu buzima no kugendana isezerano ritari ryasohora, ugera ahantu ukaribwa, ukababara, ugatukwa, ukangwa, ugasererezwa, ugakubitwa, ariko kandi kwibaza iri sezerano mfite ko Imana yambwiye ko hataringaniza haringaniza, ko mbona imisozi yabaye miremire no kubirira byananiye, ariko kandi mfite isezerano Imana yarambwiye ngo izakingura ibihindizo by'ibyuma bizabicamo kabiri, inzugi z'imiringa izakingura, ko mbona hari urugi imbere yanjye rukomeye, birimo biraza inyuma n'imbere, birimo birasa nkaho birimo guhangana, ubuzima burimo buraguhinyuza, ariko kandi ukibuka isezerano ry'Imana yaguhaye. Muri cya gihe Hagari ari muri ako kavuyo, ari muri iyo situation yananiwe kumaneginga, ari mu bintu byamuteje agacanganyiko mu mutwe, agiye kubona ari mu butayu ngo haza marayika w'Uwiteka Imana. Haleluya. Arazageza aramubwira ngo Hagari umujakazi wa Sarayi, urava hehe ukajya hehe? Yesu nashimwe cyane. Imana izi umuntu ituza amazina, izi naho dukora, izi n'abadukoresha, izi n'ibibazo duhurira nabyo dukorera, buri kantu kose ku buzima bwawe Imana irakazi inshuti yanjye. Arambwira ngo urava he ukajya he? Hano nakwibaza ikibazo ngo ese marayika w'Imana wowe wabashije kumenya izina ryanjye, ukamenya n'uwankoreshaga, ni gute wayobewe aho ndimo kujya? Ni gute wayobewe ikivanye? Yesu nashimwe cyane. Ikibazo kivuga ngo urimo urajya hehe? No kuvuga ngo Imana irimo mbwira ngo wowe nta mpamvu yo guhunga aho wari uri. Hariya waherewe isezerano, subirayo. Haleluya. Genda wicare utegere isezerano ry'Imana, nta mpamvu yo kwava ritari ryasohora, kuko ni waherewe isezerano. Igihe yari aho ngaho araza aramubwira ngo wowe ndagira nkubwire, ndakuzuye Hagari, uri umujakazi wa Sara umugore wa Abrahamu. Igihe uhagera ndabizi,
uhaba ndabizi. Ndagira mubwire ngo subirayo. Haleluya. Subira kwa Sara, ugende usubire ibyo gutegeka byose ubyemere, ibyo akubwira byose ubyemere, ntongere kumugisha impaka, ntongere kumuhakanya. Genda ibyo gutegetse byose ubikore. Ngo ariko kandi hari icya kabiri, ufite ndabona utwite, ufite umwana w'umuhungu, uratwite ariko ufite umwana w'umuhungu mu nda. Uwo mwana w'umuhungu uzamwite Ishimayeli. Biba ngo n'Imana yumva. Haleluya. Isiraheli ngo Imana yumvishije umubabaro wawe. Noneho uwo mwana wawe azakomera, ngo azakomoka n'urubyaro rwinshi rukomeye cyane, ngo kandi bazaba abanyembaraga. Muri wa mubabaro we, muri ka gahinda, muri bwa buzima arimo acamo, muri bwa butayu, muri handi yirukanwe n'uwari ufiteho ububasha, muri ubwo buzima arimo agenda ameze nk'umuntu isi yataye ngo ageze mu nzira, muri bwa buzima bugoranye akura n'ijwi ry'Imana. Nagira ngo nanjye mbwire ngo muri ubwo buzima, muri uwo mubabaro, muri ubwo butayu, muri icyo kibazo utiteje ariko kirimo kikwirukankana mu nzira, niba namo ngo tuza gakeya, ugiye kubona ijwi ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ugiye guhura na marayika w'Imana, ugiye guhura n'Imana. Wowe tegereza gusa gakeya, Imana nimara kukuvugisha ugende ukora ibyo Imana ikubwiye. Ana naramubwira ngo genda usubireyo, ibyo gukorera byose ubyemere. Yarongera kamurare karagaruka. Hagatoke ariko ibingibi Imana ibimbwira, Sara ntahari, Abrahamu ntahari, Ishimayeli ntahari, ni njyewe nyine umenya aya makuru. Ese nisubirayo ndagenda gute? Hari uburyo kereka abarokore mufite, hari ibibazo mujye mwiteza rimwe na rimwe byo kugenda Imana ikaguha amasezerano, warangiza ukagenda uyasakuza mu nzira. Abwo yasubiyeyo ntabwo yaturutse ngo agenda byabura ngo nubwo mwari mwanyirukanye Imana yanyemeye, mwebwe ntimunyemera, ariko Imana iranyemera. Nubwo mwantaye Imana yansanze, oh haleluya, Imana nayibonye. No, yasubiyeyo kuri discipline marayika w'Imana yamuhaye. Yambwiye ngo genda kandi ucecetse, nugera kwa Sara ibyo gukorera byose ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Ibyo gukorera byose ubyemere. Niba hari ahantu haryana mu buzima bwacu bwa buri munsi bwoko bw'Imana, ni ukuvuga ngo ibyo wankorera byose mbyemere kuri condition nahawe n'Imana. Niba ntukambyemere, niba nsuzugura mbyemere, niba mbeshyera mbyemere. Hari abantu babayeho muri ubu buryo kuvuga ngo mbyemere kuko niko Imana yambwiye. Yesu nashimwe cyane. Mbere yuko Imana ivugana na Hagari, baramututse bamuharasinze aragenda arahava. Mu gihe Imana yari imaze kuvugana nawe asubiyeyo, baramututse bamuharasinze arahaguma. Yesu nashimwe cyane. Ndagira mbabwire ngo akenshi wowe mu buzima bwawe ntuzafata icyemezo gitandukanye n'ijwi ry'Imana wumvishije ku buzima bwawe. Cyokora niba utarumvishije Imana ivuga, uzaba nka Hagari mbere, kuko mbere baramuvuze, baramututse, bamutoteje arahava. Ntabwo Bibiliya itwereka ko igihe yagarutse noneho bongeye bakamufata neza, bakamubyinirira, ko marayika w'Imana yambwiye ngo isubirayo, ibyo gukorera byose ugira ute ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu bahari uyu munsi bari mu buzima buvuga ngo ibyo bagirira byose mbyemere. Hari abantu bahari mu buzima uyu munsi babayeho kuvuga ngo ntacyo bitwaye, ibyo munkorera byose ndabyemera. Yesu nashimwe cyane. Yewe ubwanjye mfite ijwi ryambwiye ngo ibyo wagukorera byose ubyemere ariko ntuhave. Yesu nashimwe cyane. Aho kugira ngo uhave uhagume ubyemere. Hari abantu uyu munsi aho bakorera ku kazi barahari kuko ijwi ryarababwiye ngo ibyo wagukorera ubyemere. Bene aba ngaba ni abantu bagoye cyane, abantu b'Imana, abantu bafite isezerano ry'Imana, abantu bahuye n'Imana, abantu Imana yavuganye nabo, kandi ikababwira wowe mukoresha udahari, ikababwira wowe muyobozi mukuru udahari, ikabimubwira yiherereye ahantu. Imana iramubwira ngo subirayo, wowe genda kuri kariya kazi wicereyo. Uhaza ndabizi, uko wahaje ndabizi, uko ubayeho ndabizi, genda wicare uceceke hanyuma utegereze. Haleluya. Ibyo wagukorera byose ubyemere kugeza igihe isezerano navuganye nawe rizasohorera. Torero ry'Imana ndagira ngo mbabwire ngo nimumbabarire mwumvire ijambo. Wowe aho ngaho uri wicaye, ihangane byose ubyemere.
iyo wumvishe ijwi ry'Imana byose urabyemera. Baragutuka ukabyemera, barakubeshyera ukabyemera, baragufungisha ukabyemera, baragusebya ukabyemera, buri kintu cyose ukoze kibura cyemera kubera ko Imana yaravuze ngo genda ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Nibuka hari igihe kimwe umuhungu umwe yigeze kumbaza aho twakoranaga, nambazaga ariko mu buzima bwawe ni iki kintu kigiye kikubabaza? Ni ryari ujya urakara kuko igihe cyose mbona uhorana murare, niyo bikomeye ufite murare, niyo ibintu ubabara byagenze gute? Ndabwira ngo yewe ibihe byanjye byo kubara n'ibihe byo kwishima ntiwabimenya ko ushobora gusanga igihe cyose murababaye. Yesu nashimwe cyane. Ko nge nizira ijambo rivuga ngo ibyo wankorera byose mbyemere, ibimbaho byose mbyemere. Icy'ingenzi ni kimwe, nuko hari ijwi ry'Imana numvishije. Iryo jwi ry'Imana numvishije ntabwo rizateshwa agaciro n'ijwi ry'umuntu arimo kuvugira hano ku ruhande. Ibyo uzavuga byose nzihangana kuko hari Imana yambwiye ngo mbyemere. Yesu nashimwe cyane. Ibyo uzakora byose nzabyemera, nzabyihanganira kuko hari ijwi ryambwiye ngo mbyemere. Iyo uri mu rushako, Imana yarakubwiye ngo wihangane ibikoho byose ubyemere, umugabo atahana inda yakayijyana mu kindi cyumba, ugacecekana mu gitondo ntajye n'umuturanyi umenye ko yayizanye, banakubaza ukabwira uti ni umushyitsi bari wadusuye, ukabyiyerekeza kuko ijwi ry'Imana ryarakubwiye ngo ubyemere. Ko muri icyo gihe cyo kubyemera, hiriye kubyemera, hari umwana uzavuka mu nda yawe y'Imana. Hari isezerano ry'Imana rizasohora. Muri icyo gihe marayika yavuganaga nawe amubwiye ngo subirayo, arangira hagaragaraba ngo ngo Imana indeba yambonye na hano. Aravuga ngo n'Uwiteka ni Imana ireba. Ndagira mbwire ngo hari Imana ireba y'Imana. Hari Imana ireba. Hari Imana yumva kandi hari Imana ireba. Hari Imana itameze nk'abantu barahemuka ariko hari Imana idahemuka y'Imana. Abantu barirengagiza, abantu bigiza nkana niko Abanyarwanda bavuga, ariko hari Imana itigiza nkana. Yego yayo ni yego, nawe yayo ni oya. Haleluya. Ndagira mbwira ngo wowe genda ubyemere. Uyu munsi nabwiye ngo genda ubyemere, ibyo gukorera byose ubyemere kuko hari ijwi ry'Imana ryakubwiye ngo ihangane ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Hari umuntu wigeze gutanga ubuhamya mu rusengero, aravuga ngo mwebwe muri aha ngaha baba wa pasiteri baba n'abakristo ngo nta muntu n'umwe ukijijwe nk'umugabo wanjye. Umugore yabaye indaya akajya arara muri Sodoma hari igikondo, akarara mu kabari, akaza mu rugo mu gitondo yasinze, umugabo akamwakira, aho yanduje umugabo agakoropa, akamushyira mu buriri akaryama, umugore akora ibi byose biba kwisinyira nta na kimwe atakoze. Niwe witangira ku buhamya. Amaze gukizwa yakijijwe, avuye kubatizwa, abene no pastor ngo namwe mwambatije nta muntu nzi neza ukijijwe nk'umugabo wanjye. Ko umugabo yari afite ijwi rimubwira ngo wihangane kandi byose ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Nanjye nagira mubwire ngo wowe nkurikiye uyu munsi nanjye ndimo ndakubwira ngo ihangane byose ubyemere, ibikoho byose ubyemere, ibyo wavuga byose ubyemere, ibyo wakora byose ubyemere. Hirya y'ibyo ngibyo hari Imana yumva kandi hari Imana ireba. Hari Imana yumva kandi hari Imana ireba. Umuntu yakurenganya ariko hari Imana irenganura uwarenganye, kubera ko Imana itaza guhangana n'abantu. Imana ireka umuntu agategura dosiye, Imana ireka umuntu akakwirukanisha bikemera, Imana ireka umuntu akagufungisha ukajya muri gereza bikemera, Imana ireka umuntu akakubeshyira bikemera, ariko hirya y'ibyo yakugambiragaho byose Imana ikabihindura zero. Yesu nashimwe cyane. Nawe nagira mubwire ngo uyu munsi genda byose ubyemere. Marayika w'Imana aramubwira ngo wowe subirayo, ibyo wagukorera byose ugira ute ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Agari yasubiyeyo, amaze kugerayo agenda afite izina ry'umwana, agenda yamenye isezerano rye, agenda yamenye ko atwite umwana w'umuhungu, agenda yamenye ko umwana azakomera, agenda yamenye ko umwana azaba ubwoko bukomeye cyane, agenda afite n'izina, aragenda araceceka asubira mu rugo. Ageze yarakorana murare nyinshi, ibyo wambwiye byose agakora, ibyo wamututse byose akihangana agakora, kuko ikiduha murare ntabwo ari byo batubwira, ahubwo ikiduha murare ni ikiri imbere ndani muri twebwe. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo buriya ntibazakubeshya ikintu kimotiva umuntu mu kazi, ikintu kibyutsa umuntu akajya ku kazi, ikintu gituma umuntu akora cyane akazi agakunze, ntabwo ari umushahara mwiza wamuhembye, ntabwo ari ikindi kintu wamubwiye, ndetse nta nubwo kuba atanagataye ngo agende si uko mubanye neza. Ikintu kimotivate umuntu cya mbere ni impamvu afite ituma arimo gukora ku kazi. Yesu nashimwe cyane. Ko impamvu yari afite ku giti cye yari yo kuvuga ngo ya Mana yambwiye. Sara akaza kongera yamutuka avuga ati nta kibazo murakoze mabuja umuntu mwiza agakora ibyo akora, kuko yari yavuze ngo hari Imana yambwiye,
hari ijwi ry'Imana ryavuganye nanjye, ibyo Imana yambwiye reka ntegereze bizasohora. Ese wowe urivumbura, hari icyo Imana yakubwiye? Niba ari icyo Imana yakubwiye tuza, niba ari icyo Imana yakubwiye ceceka, niba ari icyo Imana yakubwiye ihangana. Iyo yavuganye nawe izongera igaruke kandi yongere ivugane nawe. Yesu nashimwe cyane. Ibyo Imana yagusezeranyije bizasohora. Wiva muri uwo murimo by'Imana yavuze bizasohora. Wiva muri urwo rushaka by'Imana yavuze bizasohora. Wiva muri ako kazi by'Imana yavuze bizasohora. Wiva aho hantu uri by'Imana yavuze bizasohora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo wowe ubakakanya ririmo rirakubwira ngo ihangane byose ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Ihangane byose ubyemere, kuko niwirukanka ugiye gutakaza umurongo, ugiye gutakaza ibirindiro byawe. Hagarara aho ngaho uri, aho Imana yakujyanye, utegereze wihangane kandi byose ubyemere. Ese hari umuntu witeguye kubyemera byose? Iyo bivuga ngo byose ubyemere, ntabwo ari bimwe na bimwe ubyemere. Niba gutuka uzabyemere, niba gukandagira ku mutwe uzabyemere, niba gucira mu maso uzabyemere, niba gusuzuguza abandi uzabyemere, abigiye mu kazi byose ukabyemera. Bakazana abakozi bashya bakabwira ngo akiri umukozi ugenda umenyereza akazi umwigishe, wamara kumwigisha ejo bakamuzamura akaba umuyobozi wawe. Niba hari umuntu ukumerera nabi ubwo harasinga mu buzima, ni umuntu wowe wigishira akazi yarageze akakuyobora. Iyo amaze kukuyobora gukandagira mu mutwe agutotezaho bitari ngombwa, akakwandikira inzandiko zidafite impamvu, akakwiyenzaho hahandi agira ngo icyo guhora nuko umuzi. Yesu nashimwe cyane. Icyo guhora nuko umuzi. Uramuzi akihagera, uramuzi ntacyo aramenya, uramuzi umwigisha. Uyu munsi arimo aragira ngo wowe have ugende, haze utaramumenye kugira ngo abone ukuntu agaragaza amarangamutima ye, agaragaza icyubahiro cye, kuko biramugoye kugira ngo agaragaze ibyubahiro bye. Kandi uramuzi yinjira muri ako kazi, uramuzi afite ishakoshi icitse, uramuzi yambaye inkweto zicitse, uramuzi umusatsi waramucikiyeho. Uyu munsi arimo aragira ngo akwigizeyo, haze utarigeze kumenya ko yaje umusatsi waracitse, haze utarigeze kumenya ko yaje yambaye imyenda icitse, abone ukuntu agaragaza icyubahiro cye, yinjoye umwanya afite. Uyu munsi biramugoye kugira ngo yinjoye umwanya yicayemo kubera ko uramuzi. Uyu munsi arimo aravuga ngo igireyo, haze utaramenye. Nanjye uyu munsi ndakubwiye ngo ihangane byose ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Ihangane byose ubyemere, kuko hirya y'ibyo ngibyo ugiye kubona gutabarwa kw'Imana. Ihangane byose ubyemere ko ugiye kubona Imana itabara. Ihangane byose ubyemere kuko ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Marayika baramubwira ngo genda usubireyo, ibyo agukorera byose ubyemere, ibyo akubwira byose ubyemere. Uyu munsi urashaka kuva mu rugo ngo ugende kubera uwo mugabo yakuzanye mwicara hasi, murira ku isahani imwe, murara ku kamatora gacitse, ubwo buzima bwose ko mwabayeho, none atangiye kuhasiga kugira ngo usohoke muri urwo rugo, azane undi muntu utarugeze amenya amakuru ye, utari umuzi arara hasi kugira ngo amwereke ko akomeye ari umunyacyubahiro. Ntabwo we yakukanyije ko akomeye, kuko uramuzi akirara hasi ku kamatora gacitse. Rero uyu munsi ndagira ngo mbwire ngo hagarara muri urwo rugo ushikame, byose ubyemere. Yesu nashimwe cyane. Wowe komera, gumamo, byose ubyemere. Numara kubyemera, hirya ya none ugiye kubona gutabarwa kw'Imana. Hirya ya none ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Hirya ya none ugiye kubona ineza y'Imana. Iriya Mana irahari, ntabwo yagutaye. Hari igihe Imana ikwihorera ugatangira kuzana ariko Imana iranze. Iyi Mana yankoye iki? Iyi Mana ko nsigaye mvuga ntiyumve. Imana ko nsigaye nyisaba, ukihana ibyaha byose n'ibyo wakoze ufite imyaka 2, ibyo wakoze ufite imyaka 3. Bya bintu byose nibyo wibuka kugira ngo ufite Imana. Niba hari ikindi cyaha cyaba gisigaye ntibuka, ndakwingiza nabyo kimbabari. Ariko icyo ushaka no kongera ukavugana nanjye. Yesu nashimwe cyane. Icyo gihe cyose urasenga ukigaragura hasi, ukajya mu butayu, ukajya ku musozi, ukajya mu bibaya, ukajya mu mazi, ukajya kandi hose ijwi ry'Imana rikabura. Ariko nagira ngo ngo no guceceka kw'Imana, no gusubiza kw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Niyo waba utumvishe ijwi ariko Imana ibihari, niyo yaba itagushubije ariko Imana ibihari. Rero ngo wowe ceceka byose ubyemere, wowe ceceka byose ubyemere, ibyo bagukorera byose ubyemere, ibyo bakwita byose ubyemere. Ko dufite Imana tuvuga, dufite Imana dukorera, dufite Imana yavuganye natwe, ni Imana yumva kandi ni Imana ireba. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko uyu munsi ntabwo Imana ikora ntabwo iza gukubitiraho nk'inkuba. Nigeze gusanga umuntu ari mu byumba iyo ngiyo, abandi bagenda bakagiye ngiyo mu makaritsiye, agashinga y'icyumba kubw'inyungu ze runaka. Ntabwo cyari icyumba cy'urusengero, cyari icyo yishingiye aho ngo hagati mu makaritsiye. Mpageze ntangiye kumubaza, si iki gusengera he, iki cyumba nicyo muri he, n'ikiri he torero, se ni homuseri niki? Arangira asohoka hanze, nyange imbere agatangira kwitigisa ko hari akavura gakubye, noneho imirabyo imirabya ikwaze kubita, ati yes ndi Imana ikubita nk'inkuba, ko kugira ngo ntere ubwoba mbone ko Imana igiye kuza kubita nk'inkuba. Ubwoko bw'Imana
rero mbabwire ngo Imana ntabwo ikubita n'inkuba, tunashimwe cyane. Imana igenda gake buhoro, irakureka bakagutwara ku musaraba, haleluya, bakakubamba, bakakwambika ubusa, bakakwica ugapfa, bakajyana mu mva, bagashingura, abahamya bahari, hanyuma haleluya babandi baraye baherekeje ababonye bo gushingura, ejo mu gitondo mugahurira mu mujyi mugenda, niko byagendekeye umwami wacu Yesu Kristo. Abari baramubonye apfa bongeye kumubona arimo agenda mu mujyi, arimo agenda akora ibitangaza nk'ibyo yakoraga mbere. Rero mbwire ngo humura, Imana niyo none wabona utarimo kuyumva, ariko ntibivuze yuko ikumva. Irahari, irakureba kandi irakumva. Dukorera Imana yumva, dukorera Imana ireba, dukorera Imana isubiza. Rero mbwire ngo nawe ibyo byose birimo bikubaho, genda wicare wihangana. Ni isaha y'Imana itari yagera. Isaha nigera, isezerano ryawe rizasohora. Nimara gusohora, umubabaro umutima uzashira. Imana mwijibaho umugisha bwoko bw'Imana. Imana ya Israheli ikomeze bagirire neza, ikomeze bubake, ikomeze basange, ikomeze bahumurize, ikomeze ibomore bikomere. Nimuhumure, dukorera Imana yumva kandi dukorera Imana ireba. Yesu nashimwe cyane. Dukorera Imana yumva kandi dukorera Imana ireba. Reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana yera kandi urakiranuka, uri Imana yumva kandi uri Imana ireba. Uri Imana itameze nk'abantu, uri Imana isumba ibihe, wowe utegeka ibihe nyiri ibihe mwami. Ibihe byose uri Imana bikomeye, uri Imana byoroshye, uri Imana mu butayu, uri Imana mu bisubizo by'ubuzima bwacu, uri Imana mu bibazo by'ubuzima bwacu, uri Imana mu burwayi, uri Imana mu buzima, uri Imana idasimburwa, uri Imana y'ibihe byose mwami. Turabizi kuri Imana ireba kandi Imana itwumva. Mwami Imana tuzamuye itorero ryawe muri iki gihe nyiribihe byose. Ngwino urebe itorero ryawe mwami, ngwino wumve gutaka kw'abera, ngwino wumve kwinginga kw'abarokore, ngwino wumve kwinginga kw'abasenga. Reba amarira yabo mwami, uri Imana yumva kandi uri Imana ireba. Ongera nyiribihe byose uyu munsi itorero nyirinyoteye kumva ijambo ryawe. Itorero nyirinyoteye kumva mwami icyo uvugana naryo. Ngwino wigaragaze nk'Imana mu bihe nk'ibi, ngwino wese icyubahiro nk'Imana mu bihe nk'ibi. Urakoze urakarama kuri Imana igira neza. Icyubahiro n'amashimwe no gukomera ni ibyawe. Ni wowe wahaye ingumba kubyara, ni wowe mwami Imana wahaye ubuzima batari bufite, ni wowe mwami wakuye abari mu mvogero basubiza ubuzima. Icyubahiro cyose ni cyawe papa, shimwa himbazwa. Ubyumva gusenga ko batagira shingiro rugero mwami, abajugunyura batoragura, abatawe mwami bitaho, ni wowe urera imfubyi zigakura, ni wowe wita ku batagira shingiro rugero mwami. Amashimwe yose n'icyubahiro ni ibyawe. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti twizeye, amen. Imana bagire neza kandi Imana bamugisha bwoko.